si rimwe, si kabiri, yewe si na gatatu. Ujya ubibona abantu bahaguruka mu bandi bagiye kwitaba telefoni, cyangwa se ukabona umuntu agiye kwitaba telefoni agize ikibazo cy'uko iruhande rwe hari abantu. Yewe si bo bonyine, nawe ujya ubikora, ukajya kwitaba telefoni ukajya kwiherera kuko uzi ko ibyo ugiye kuvuga udashaka ko abo bakwegereye babyumva, cyangwa se ukaba uri mu nama ufite telefoni, bibaye ngombwa yuko utayitabira mu nama kugira ngo udasakuriza ukarangaza abakurikiye, bikaba ngombwa ko usohoka ukajya hanze ukajya kuyitaba. Cyangwa se wicaye mu modoka wifitiye urugendo kandi urashaka kugenda uvugira kuri telefoni kuko ufite umuntu ushaka ko mugenda muganira, cyangwa se hari amabwiriza ushaka gutanga ku kazi kuko ufite urugendo kandi hari ibyo bari kukubaza ugomba gusubiza, kandi uri muri situwasiyo udashaka yuko abo muri kumwe muri iyo modoka babyumva, bikaba ngombwa ko ukupa ukavuga ngo muraza kuvugana uvuye mu modoka. Rero Hashmi headset nicyo gisubizo. Ushaka gutandukana nabyo, murakaza neza kuri Nabob TV. Ntibibagire gukora subscribe nimba wakunze ibyo dukora. Wakwibaza uti ino Hashmi headset ikoze ite? Ino Hashmi headset ikoze mu buryo umuntu avuga umwegereye akaba atakumva ibyo uri kuvuga, cyangwa se ukaba wayikoresha nka ekuteri zisanzwe, nk'uko ujya kugura ekuteri ukazumva muri telefone. Iyi nayo ushobora kuyikoresha nka ekuteri bisanzwe cyangwa se ukayikoresha unitaba. Ino headset rero nk'uko mwumva rino jambo Hashmi, ushobora kwibaza uti hash rivuze iki? Hash ni kimwe nk'uko umuntu akubwira ngo quiet cyangwa silent, byose ni nko guceceka. Ujya wifuza yuko umuntu uri kuvugira ku telefone aceceka, cyangwa se umuntu uri kuri laptop, cyangwa urugero uri nko muri siberi, ntushaka ko umuntu muri kuvugana ko kuri Skype cyangwa se meeting zino tuzije muri no minsi abantu bari gukoresha cyane Zoom. Bishobora kuba ngombwa ko uvugana n'umuntu kuri Zoom, bikaba ngombwa ko ibyo uri kuvuga udashaka ko abo muri kumwe aho hafi babyumva. Ino Hashmi headset yabigufashamo. Ino Hashmi headset rero nk'uko mubibona ni product ikoze mu buryo ifata amajwi umuntu ari kuvuga akagumamo imbere, ibyo uri kuvuga bikaba bitasohoka bikagumamo imbere muri izo headphone cyangwa se muri ekuteri. Ino ekuteri ikoze mu buryo bw'amastudio asanzwe, yaba studio radio cyangwa se studio recording. Hano mujya mwumva ngo ni ba producer, abo muzi mu Rwanda ni ba Element, Bob Pro, Medbeat. Rero studio bakoreramo zimeze nka zino headset byanze bikunze, ko nabyo bari gukora ntabwo ushobora kumva amajwi y'imbere bari muri studio ngo yumve hanze. Izi headset rero uzambara ku munwa, zigapfuka umunwa neza ku buryo ibyo uri kuvuga nta muntu ushobora kubyumva uri hafi yawe. Kaba ari agakoresho keza rero nakugira inama yo kugura mu gihe utifuza ko amabanga ya harundi yumva ukwegereye, yagumana wowe gusa n'uwo muri kuvugana. Zino headset zakorewe mu Buyapani, Amerika barazikora, ku isoko zihamaze imyaka igera muri 3 cyangwa 2. Ndibaza ko muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda izi headset zitarahagera, ariko waba wa mbere ugiye kuyigura. Uri kwibaza uti izi ekuteri zihuzwa gute na telefone? Izi ekuteri zikoresha Bluetooth, nibwo buryo zihuzwaho na telefone cyangwa se computer, laptop isanzwe. Mwakoze kudukurikira. Uyu nguyu yari Engineer Kagina, naho utaha.